iyo umunsi w'irushanwa wageze hari abantu twita abafana bagenda bagahagarara ku ruhande rw'umuhanda uko babona abantu batwaye amagare dore kiriyandikiza igare dore kiri kugenda buhoro kandi bo ntibigeze baniyandikisha ariko abantu batigeze batinyuka no kwiyandikisha kuko ari abafana bavuga ibyo bashatse ariko jureka bavuga ibyo bashaka kuko n'abafana bantu batangira kubiganira ariko buriya Pastor Manase yatwiyambaza tukagira uko tumufasha abandi ati siwe wikuye mu kazi se tumufasha iki ko yikuye mu kazi ariko haleluya itangiriro ibice 18 ku murongo wa 14 hari ijambo rivuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho haleluya baririmbyi nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho ngo abamarayika baraza babwira Sara baramubwira ngo undi mwaka nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu Sara ngo aho yibereye araseka kuko nasomye agatabo kamwe ngo Sara yaravuze ngo nuko ari abamarayika babivuze iyaba bivuzwe n'abantu nari kubabwira ko systeme yanjye itagikora atari kubwo ari abamarayika eka mbaseka mbihorere ntibazi biba ku bantu ariko haleluya ayo ni amagambo y'abantu mu isi tugira ijambo rivuga ngo ibintu ntibigishoboka ariko ndagira ngo mbabwire mu ijuru ry'Imana mu nkoranyamagambo yo mu ijuru ariyo dictionnaire iryo jambo bo bari usangira ijambo ry'Imana n'ubundi dusoma muri Zaburi ibice 50 turasoma n'umurongo wawo wa 10 aravuze ngo kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye n'inka z'ibirarashyamba zo ku misozi 1000 n'inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye iyaba ngira inzara sinakubwira kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye Imana yacu nishimwe ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire ni ijambo rivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka haleluya haleluya ibyo wakora byose umenye ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka kandi ntabwo ari isi n'ibiyuzuye gusa ahubwo Imana yarabisobanuye n'abayirimo burya n'ujya gushakisha ibintu bikanga cyangwa ukajya gushakisha bikemera ujye umenya kuri gushakisha mu kw'Imana haleluya n'aya magambo Imana yashize ku mutima wanjye ariko reka mbabwire impamvu iri jambo ry'Imana riri kumfasha kugira ngo nawe rigufashe ejo bundi ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka madamu yarazindutse ankomangaho nari nkiryama arambwira ngo uri maso namubwira ngo ndi maso arambwira ngo umuceri washize arambwira ngo ibishyimbo byashize arambwira uko ambwira nkarushaho kurakara akambwira atega n'amakara ntayahari nayo yashize gaze yo yarashize arambwira amaze kumbwira numva ngize umubabaro mwinshi cyane ariko haleluya isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka noneho amaze kugenda
nsohora agafuka kari mu muceri, ndagenda ngusuka ku kandi gafuka hanze, harimo agaceri katakuzura n'igikombe, maze cyangwa se itasi, maze kusuka mu masegonda make mbona inyoni nyinshi ziraza zihita zijya kuri ka gaceri, ziragatoragura, ndazitegereza, ndangije nkabona ikinyoni cyabyibushye gifite amatama, gifite amataye. Yesu we, nitegereza za nyoni nkabona inyoni zikeye, kumva umutima urambwiye ngo ariko data ugaburira inyoni. Haleluya! Akamenya ko zikwiriye kubyibuha, akamenya ko zikwiriye nazo kugira amataye. Yesu azabura kukugirira neza. Numva ibyishimo ntazi aho bivuye, numva biranyuzuye. Twagombaga rero kujya mu nama kuri paruwasi, tujya kuri paruwasi, tugezeyo amiratangira, ariko mu mwanzuro baravuga ngo abafite insengero zikinze umushahara ubaye uhagaritswe amezi 3. Nyuma y'amezi 3 tuzababwira. Navuze ngo aba bakuru bacu baradushutse, baratubwira ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda. Burya amarira atemba ajya mu nda n'ay'umuntu utarize, ariko iyo warize amarira ntabwo ajya atemba ajya mu nda. Nararwakiriye kubera bya bindi madamu yambwiye, hajya mbindi imishyitsi ngo amare gusinya kiza de reception, ndasohoka. Bimwe bavuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ngewe ntabwo yanjye yagiye mu nda, ahubwo yaramanutse arashoka, ngira umubabaro mwinshi, nibaza ibibaye. Nari kontabure wa centre de santé, ndi umushumba wa paruwase, bambitishijemo kimwe, ndavuga ngo nemeye kuba pasiteri, ubu kontabure ndaburetse. Ariko kumbi ntazi ko imbere yanjye hari umunzani. Biza guhinduka mpabwa itorero, ubwo ndi kwihuta, ariko bampaye yabaruha. Ntabwo nigeze mpamagara madamu ngo mubwire ibibaye. No gutaha natashe njyenyine njye imbere y'abandi. Ntabwo nateze n'akamoto, kandi hari nk'iminota 45 kuva kuri paruwasi ugera iwanjye, nagiye n'amaguru. Yamarira ajya mu nda ku bandi, njye ntiyagiye mu nda, ahubwo nibazaga uko bizagenda byanyobeye. Twaratashe rero dutaha abantu bamenye yuko umushahara wahagaze. Aho nari navuze ndi bujye kwiyeranja mu kwikopesha, baba bamenye amakuru ko umushahara wahagaze. Bantu batangira kubiganira, atari ko buriya Pasiteri Manase yatwiyambaza tukagira uko tumufasha. Abandi ati siwe wikuye mu kazi se, tumufasha iki ko yikuye mu kazi? Ariko haleluya, itangiriro ibice 18 ku murongo wa 14 hari ijambo rivuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho. Haleluya, baririmbyi, nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho. Ngo abamarayika baraza babwira Sara, baramubwira ngo undi mwaka nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu. Sara ngo aho yibereye araseka, kuko nasomye agatabo kamwe ngo Sara yaravuze ngo nuko ari abamarayika babivuze. Iyo bivuzwe n'abantu nari kubabwira ko sisiteme yanjye itagikora, atari kubwo ari abamarayika. Eka mbaseka mbihorere, ntibazi biba ku bantu. Ariko haleluya,
ayo ni amagambo y'abantu mu isi tugira ijambo rivuga ngo ibintu ntibigishoboka, ariko ndagira ngo mbabwire mu ijuru ry'Imana, mu nkoranyamagambo yo mu ijuru ariyo dictionnaire, iryo jambo bo barinyujijemo akarongo bivuga ngo ku Mana Data wa twese ibintu byose bigira ute birashoboka. Sara wasetse ngo yongeye kwibona nawe uko Imana yavuze. Haleluya! Imana ntabwo izarenga cyangwa ngo ibureho n'isegonda. Iby'Imana yavuze no kubikora izabikora. Sara abona twite, abantu barimo bajya impaka, umuntu umwe arabumva arampamagara, ntiyambwiye detaye, arambwira aturihe nti ni mu rugo, nsanga ngira icyo nkubwira, tega akamoto njya kumureba, mugezeho arambwira ngo ese ibintu numvise. Ndamubwira ndabafite insengero zifunze umushahara bawe bawuhagaritse amezi 3, ubwo nyuma y'amezi 3 tugiye gutegereza icyo bazatubwira. Haleluya! Kandi n'umukatolike arambwira ngo njyewe niyumvisemo ko ngwiriye kukugirira neza, none dore amafaranga ujye kugura umuceri w'abana, ariko ejo mu gitondo nzaguhemba amezi 12. Naratashe ariko ndahana ibyishimo, ariko ndavuga nti ikinejeje nuko niboneye umuceri. Kibazo madamu yasize ambwiye, ariko simubwira ko hari ibindi bintu nabwiwe kuko sinari nizeye ko biri bucemo. Ariko nicaye ndagira ngo mbabwire ikitunanije ni kimwe, nuko tutazi ku isi n'ibiyirimo n'abayirimo byose ari iby'Uwiteka. Ngiye kubona mbona nanjye mbonye message. Bene data, nahamagaye madamu ndamubwira ndigerageza uze nkubwire, atese ko ndi mu kazi ndisabaga hushya ariko uze nkubwire. Araza, ndangije ndamubwira ndi ngaho reba, arareba. Haleluya! Arambwira ati sheri, iyi Mana dukwiriye kuyikomezaho kubera ko ni igikinga, ntagira umuntu ukingura, yakingura, ntagira umuntu ukinga. Nimuhimbera amashyi, Imana yacu ikwiriye gushimwa. Twaranezerewe, twuzuye umunezero. Ariko umushumba mukuru mbere yuko baduha amabaruwa yari yatubwiye ijambo nazirikanye, aratubwira ngo umuntu wese wakoreye Imana neza ntaterwa ubwoba nuko umushahara ubaye uhagaze, kubera ko iyo yakoreye. Haleluya! Ni Imana ukorera ukayikorera ariko ihahagaze, nta batanga raporo yawe. Haleluya! Burya ntaba gutangira raporo, ahubwo iyo ngiyo dukorera iteka ryose ibihagarariye, kandi ibihagaze nta n'igifata umwanzuro. Niba ari amezi nabayeho neza, ayo mezi bene data nge n'umudamu wanjye tuguwe neza. Aragenda, wa muntu abibwira undi muntu, aravuga ati ariko buriya byagenda gute? Umuntu aramubwira ati nge sinamuha ku mafaranga yanjye, ariko ndashaka kumutiza amafaranga agira utuntu yikorera nibura amezi 6. Bene da yarampamagaye njya kumureba, ampa 1,000,000, ampa indi,
agerekaho n'andi, arambwira ngo amezi 6 nashira uzansubiza amafaranga yanjye. Ka kantu bukaratangiye, baza no kutugarura, ariko amezi 6 yari bushirejo. Kuwa mbere arampamagara arambwira ngo nkongeye andi mezi 4. Nkongeye andi mezi 4, genda ukomeze ushakishe bene data wowe ucitse intege. Nagira ngo nkubwire ngo isi nibiyuzuye. Haleluya! Isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka, kandi ngo n'inka z'ibirarashyamba zimwe zitagira nyirazo, Uwiteka nawe azihagazeho. Witeka yanjye bene data, nimureke dukorere Imana kandi tuyikorere neza. Eka dusoze mbabwira ku mukino w'amagare. Igihugu cyacu ni kimwe mu bihugu bikomeye mu gutegura umukino w'amagare, ariko iyo bategura umukino w'amagare hari inama iba, bakavuga uko umukino uzabaho, uko uzatangira n'uko uzarangira, bakavuga aho uzakorerwa, aho irushanwa rizatangirira n'aho rizasoreza, bagashyiraho amategeko n'amabwiriza. Kandi iyo bategura irushanwa baravuga ngo bazagenda hamanuka, ariko bazagenda n'ahatambika, bazagenda hazamuka, bazagenda hagororotse, ariko bazajya no mu makoni. Bakavuga itariki y'irushanwa, bagabwira abantu bashaka kwiyandikisha bakiyandikisha. Bamara kwiyandikisha, hari abiyandikisha ku giti cyabo, hari n'abiyandikisha mu ijwi ry'igihugu cyabo, igihugu cyabo kikabaha ibyangombwa. Bakabwira ingabo na polisi, bakabaha inshingano bakwiriye kubahiriza. Iyo birangiye bene gutegura irushanwa, hari ikintu nabonye kimwe badashobora gusoza badakoze. Baravuga ngo nubwo irushanwa abantu bazaryitabira, ariko irushanwa nubwo twifuza ko rizagenda neza, ariko hari abazagera mu nzira bagakora impanuka, kandi mu mpanuka harimo abazapfa, harimo n'abazakomereka. Ntimwumve iby'irushanwa. Irushanwa bateganya abazapfa, bagateganya n'abazakomereka, bagashaka n'abaganga bazavura inkomere. Ariko reka mbabwire ikintu cyantangaje bene data. Iyo umunsi w'irushanwa wageze, hari abantu twita abafana, bagenda bagahagarara ku ruhande rw'umuhanda, uko babona abantu batwaye amagare, dore kiriyandikiza igare, dore kiri kugenda buhoro, kandi bo ntibigeze baniyandikisha. Ariko abantu batigeze batinyuka no kwiyandikisha, kuko ari abafana, bavuga ibyo bashatse, ariko jureka bavuga ibyo bashaka, kuko ni abafana. Kandi mu byateganijwe ntabwo inama iba ngo iteganye abafana, ndetse bamwe burira ibiti bakajya bagenzura, ariko akazi bakora ntawigeze akabaha. Ariko umufana we ntacyo wamubeshye. Mujya mubyumva no ku makipe yo mu Rwanda, bakavuga ngo uriya mukinnyi ngo ntazi, wowe ubizi wagiyemo. Igihugu ntigikeneye abakinnyi, ariko umufana aravuga. Umufana. Ariko ndagira ngo mbabwire, haleluya, niba igihugu gitegura irushanwa, kigategura abazarijyamo ko hazavamo n'inkomere n'abazapfa, mwibwira ko nyiri uru rugo yananirwa gushyiraho amategeko n'amabwiriza?
reka mbabwire amwe mu mabwiriza Kristo yivugiye. Yaravuze ngo ushaka kunkurikira nabanze yiyange, namara kwiyanga yikorere umusaraba. Abantu baje babizi ko gukorera Imana ari ukubanza kwiyanga, wamara kwiyanga ukikorera umusaraba. None abantu imisaraba bikoreye. Muntu umwe yigeze abwira Yesu, aramubwira ati ariko Yesu we, ntabwo ibi bintu byawe wankoreye umusaraba uruta uw'abandi. Umunsi umwe ngo Yesu aramubwira ngo uze njye kukwereka ubwo nagukoreye uruta uw'abandi, uze nkujyane ujye kureba mu misaraba utoremo uwo ushaka. Ngo ajya mu misaraba, yaterura agasanga ntunyeganyega, akavuga ati oya Yesu we, akajya ku wundi agasanga wo n'urutare. Ngo aza kugera ku gasaraba, aravuga ati ariko Yesu we, akakosi ntabwo kananira. Yesu aramubwira ngo nyamara uwuteruye ni wo wawe. Burya wa wundi ugira, haleluya, umwe wo gukora ibintu abandi bikemera wowe bikanga, burya ni wo wawe. Umwe bakakuvuga abafana, burya ni wo wawe. Abana bawe bakabura minerivare kandi usenga, burya ni wo wawe. Ariko umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Yesu ni mumumpera amashyi n'impundu. Hariho igihe kizagera uwo musaraba wikoreye. Muririmbyi umwe ngo yuzure Umwuka Wera aravuga ngo mwijure imbere y'Imana, ngo mfite umuntu mvugira, haleluya, ngo kandi uwumvugira ngo ni umukuru w'abatambyi. Aravuga ngo mpamya yuko ubw'izina ryanjye, haleluya, riri ku mutima we, kandi ngo ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana yacu nishimwe. Ngo agere ku gitero cya kabiri, aravuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ngo ashaka kunyihebesha. Ariko aravuga ngo haleluya, njya ntumbira mu ijuru, ngo ndeba y'umukiza wanjye. Bene data, dufite umukiza, isi n'ibiyuzuye. Se wari uzi ko n'uwo mwuka uhumeka niba ari ikintu kibabaje Imana? Hari abantu bamenyereye kuyitera ubwoba. Mana nutankorera ibi nanjye uzarorere. Imana ifite abantu bayikomera amashyi, Imana ifite abantu bayikunda, Imana ifite abantu bayiha icyubahiro, haleluya. Imana ifite abantu bubahiriza amategeko n'amabwiriza yashyizeho. Ariko iyo twirirwa twirata, iyo umubyeyi abyara umwana yaba ataramuha ibere agasinzira ntakanguke, rwa ruhinja rugasigara kandi rukazabaho, si ubwo muhamwigira muti? Nagiye nirata ngo singira bakuru banjye, kubera ko mama yatubyaye turi babiri, mukuru wanjye akandusha imyaka myinshi. Mara icyo gihe numva narababaye, ariko bucenzanye umugore, umwana wa mbere arapfa, umwana wa kabiri arapfa, umwana wa gatatu arapfa, umwana wa kane, ndetse mama ku munsi wo kumusibukira yapfuye. Niwo munsi madamu yabyaye umwana n'ubundi upfuye. Najyaga nicara nkarira ngo singira abavandimwe, ariko ndagira ngo nkubwire, na wa mukuru wanjye tuvukana kuri mama nawe yarapfuye aransiga, kandi yarantetesheje. Niba ari umuntu wampaga amafaranga uko nyashaka, yaratuye muri uyu mujyi wa Kigali, napfaga kuvuga ikibazo, yanderaga nk'umuntu urera akana, ariko nawe yarapfuye ndasigara. Ariko Zaburi ibice 27 ku murongo wa 10
hari ijambo rivuga ngo naho data na mama bandeka ngo Uwiteka azandarura. Ndagira ngo dusenge Imana kubera ko iminota yacu yagiye, ariko ijambo rimwe ngira ngo mbabwire, nimureke Imana yacu tuyikomezeho, nimureke twumvira amategeko n'amabwiriza yashyizeho. Bashumba, nimuze dusenga Imana, dusengera abantu bari bacitse intege kubera abafana, abari bacitse intege kubera ibikomeye biri muri uru rugendo. Nubwo mbabwiye ibi by'ibitangaza byambayeho, ariko nasomye igitabo cy'umugenzi ngo hari akazu Kristo yashyizeho ko kugira ngo abagenzi nibahagera bananiwe bazabanze baruhuke, ariko si ukuruhuka kuko urugendo ruracyakomeje. Ntabwo mubyumvise, nagira ngo mbabwire